ibyo nibyo ngewe ngerageza kubabwira. Felix Antoine Tshisekedi wa Mulumba Chilombo mwenyewe, mu by'ukuri uriya mukino yabujemo atawuzi, kandi umunsi Chilombo arahira manda ya mbere, twe twarabibonaga. Kuko si wambwira ukuntu n'abadamu banyu we na wowe wa Nyakeru, Denise Nyakeru wa Chilombo, gusuhuzanya n'uwa Kabila wapi, kandi turi muri ceremony yo kuba ubuyobozi bugiye guhabwa kanaka. Abaviye baricaye baranaganira muri net, warabibonaga Kabila aganira na Chilombo, ariko abamere wapi, haranamukura wasuje reka. Icyo nicyo bakubwira, politike ni hatari, politike ni hatari. Twe twabonaga yuko aba bantu nimba bitangiriye ku badamu aba bazahuza. Yes, Kabila nawe wagombaga kubona ko Kabila wagombaga kubona ko wakoze iki, wakoze ikosa. Ikosa wakoze ngewe mushinza niri, niba mugani wari umaze kubona ko ushindi ari ya Martin Fayulu, wagombaga kuyimuha. Kuko kuganira na Chilombo we ikintu utamenye, ntabwo amenye ko Chilombo yivuguruza. Mu by'ukuri ushobora kuba waramuganije ukabwira ati yebwane we Chilombo siwe watowe, ndashaka tuganire, papa wawe yanyatse ingoma ndayimwima arinze apfata bigezeho, ndashaka kuguha ubutegetsi. Urumva tugize ute tubwibye, ariko sukangendeho itungo yanjye ntigafatirwe, sinkagiye mu nkiko. Urumva Yesu ukamubwira gutyo, ushobora kuba ariko mwabiganiriye. Ariko ikintu utamenye, wenze ukaba waranamubwira ati nyuma ya manda ebyiri cyangwa imwe uzasubiza iki, inkoni yanjye ubutware. Ikintu utamenye ntabwo uriya nge ikintu nabonye niba ari nako kuko wabimubwiye we Kabange, wakoze ikosa. Kuko ntabwo wowe wabashije kuzuminga neza, wari uzi ko inkoni y'ubutwaro uyihaye igicucu. Ati ni icya pizza mugani, tigicuruza pizza ni igicucu, iki niki tikizabisubiza. Utazi yuko none hari wa muntu uhinduka nk'igicu. Kabila hari abarambabaje cyane. Uziko byari kuruta ko irango ni uyirekera Martin Fayulu wari witsindiye. Kubera rero kutamenye yuko wa Mulumba hinduka, ibi nibyo biri kugukoraho. Reba mu byo mwasezeranye byose, hari na kimwe yubahiriza? Suri murahigwa bukware drone z'ijwi gushakisha ibyawe byose n'ibyafatiriwe. Kana akababaro gakomeye, akababaro gakomeye cyane. Gusa nawe wanarekuye uri muto, Kabange wari kuri muto, ugombaga kwikorera akazi kawe. Urumva abantu ukabatera amashoti, ubundi kuri muto gute? Felix Antoine ebwana ni shida ya East Africa kabisa, ni mubaya cyane. Arahinduka ni umuntu ushobora kugenda akicara Katari, tira n'umusaza. Twe tugira umusaza utagora, kumvikana yebwane ibi nibi bikarangira sinyatire pa, bikarangira umwe agafata private jet akajya i Kigali, undi private jet akajya Kinshasa,
wundi akigera Kinshasa direct ahita atumiza itangazamakuru reka ati bya bintu ngenda bivuye mu bibasi. Na muntu w'umugabo uva ku ijambo Chirombo Felix Antoine, umuntu w'umugabo wese uva ku ijambo yavuze uba wahiye. Dore niyo mpamvu n'ubundi aba bana bicara bagukora mu jisho, aho uzabagira. Nicara numva ubita abana ngo sesera izafa, babyumva uri kubyita M. Ariko lezafa niyo ikumena amaso. Nizi niba guturongeje ni wirutse koma wamenya uko hameze, wamenya uko hameze. Subona nawe ku mafoto we nka Felix Antoine Chirombo twe duhorayo noneho tujya no kwikorera visite kwirebera ukuntu byifashe. Isuku ni yose chaque samedi. Nanone umuganda uhoraho salongo ya chaque samedi, haratakata harasa neza. Wanagize ukavuga ngo mu by'ukuri Chirombo akantu kamwe wanyemerejeho. Chirombo yaravuze ati bane ngewe urumva ubwo nangiye gutsindwa cyane nategura urugamba nzi ko nzarushobora. None birangiye aba general boss ba FARDC nasanze ari abakabira, ahita arabafunga benshi abamariramo, bamwe aranabica kuko yaramaze kumenya yuko ari abagambanyi bagurisha. Ushobora kuza yo urugamba rwawe makavuga ati bane mufate umugi ngewe ndagurutse ndirutse ninjye wari uyoboye nkubita ibiceri nigurukire. Nuko yababwiraga ati hariya mwagiye mugurisha, ati niguture kura bugavu utarwanye, arabafunga. Urumva Chirombo abonye ko zimwumiyeho, hari ukuntu wirasa mu kirenge bro. Kakaba abonye ko zimwumiyeho ahita aravuga ati bane reka nidefande. Buri umuntu wakwigishije uriya mutwe wo kuvuga ati kanidefande, nzane wazalendo, nkereye akantu bita wazalendo, abapatriote, ati n'abana bakunda igihugu. Kakurwanyeho nako kuko iyo utaza no kukagira wakabaye warahiye kera, kuko FARDC mugani nta n'ikintu yari kugufasha. Ariko ahitagiye igira icyo gufasha kubera ko n'ubundi wagiye kurwanisha batarabawe, utafunze bakabira. Byarangiye widefanze, cyakora haraho widefanze nk'abagabo nuko uhinduka nk'igicu ku ijambo. Felix Antoine ahinduka nk'igicu, ndamuzi reka bamureba. Urumva hari aho nanone ngira gutya, hari aho nanone waranyemeje gutekereza kari akantu ubundi gatekereza bake, kuko nta muntu kameme wari uzi wazalendo, ariko yagerageje kukurwanaho. Ni nayo yakubyamyeho, niyo yakuryamyeho kuko utayigira. FARDC yo yari yagutaye kuko ukuntu yayabangiraga ingata kari kayenze, aho ko bari gushiduka bari Kinshasa. Ariko ukimara gufata uwo murongo wo kuvuga ati bane nkereye akantu wo kuvuga ati bane waza abapatriote bakubita ibirwanisho, bakubita ibiryo, bafasha akazi. Wabonye ko hari akantu kahise kabaho nka arete kuri nani kuri M, nayo iravuga ati bana aba patriote, kuko M ikintu nayibonyeho ntago ibishaka kwica abaturage. Yararebye usanga nayo M yararebye isanga aba patriote bazanye ni civilian kandi zirarwana nka civilian. Aho kugira ngo tuzimishemo tuzimare, reka dusimamira duhagararire hano tuzihorere zijye zitedembye iyo ngibyo.
namwe kurdusha muri abataramu, hakugira ngo uzabazwa abantu n'ubundi mugani batizi kose, kuko bazanywe na Siviliyani niyabatoza araza batereraho wakenga nka general mwenyewe abwira abataramu bate bane icyo mbonye cyo ntabwo twajya kwica Wazalendo n'abana n'abapatriote mugani ni babandi n'ubundi batize n'urugamba, turarwana n'abantu. ihita iravuga ati wane duparikira aha, nta bintu byo kurwana n'abantu batazi ibyo barwana. namwe mwakoze neza. Naho ngaho bya bintu byagiye bigira ute bitangire kugenda bicogora, bamwe basigara hamwe abandi baguma ahandi. Inganiro zibaho yo za Doha, inganiro yo kwa Barorenzo za Angola, amasinyatiri yo za Washington zitagiye zubahirizwa nyinshi up to now kugera nonaha. Twibaza ngo bizarangira bite, kuko ari Kinshasa iricara ikohereza drone ikaza gukomeretsa abo aho iyobora. Ikareba ikabona nta kundi yasubiza uriya umusivile, nayo ikohereza drone ikavuga ati byibura ariko reka twigire mu kibuga kiki aeroport. Mu by'ukuri iyo uyikurikiranye iriya vita ya DRC usanga hanini kuri kote ya Kinshasa irwanwa hanini n'abasivile, Siviliyani. Buri gihe cyose uzizera umumeriseneri mugani nta kintu yagufasha. Meriseneri se bundi arapfa kuki? Ni igihugu cye se ko ariho hariya Felix Antoine bamukubitira kazenguruka iduniya rira Trump yarangiza akakubeshya ngo uri intwari. Umwana wese n'uvutse ejo abona ko hari inde wakubiswe ari Chirombo. Tanyura ahantu ugasanga abana bato bapeti b'imyaka 5 barimo bavuga ati nde wakubise, ati ni Chirombo. Warangiza hajya USA Trump kubera ubutare bwawe abakeneye akakubeshya ngo uri intwari. Nta butwari burimo, nta butwari wapi. Felix Antoine nta butwari. Charuganire n'abari abataramu, uganira ibintu byunguka, bara n'abantu bakuru. Ni abantu bakuru bafite mu mutwe, bize, bafite amashuri, bazi igisirikare, bashobora kuyobora, mugasangira ubuyobozi, igihugu kikaba paradiso. Gusa uzaguma muri izi ntambaro uzazivamo. Siko umuntu ubyibushye nkawe Chirombo ukomye arwana uryo shiduka stroke yamuhitanye, ntabwo ibi bintu ari byo. Asanteni sana, tuko pamoja.